umubyeyi rero umwana akiyumvamo umubyeyi niko nawe wiyumvamo. Sure. hari n'ibyo wambwiye mu rugo natari numvise babimbwira. Nk'ibiki? ntabwo ishuri ryabura. hari ibintu wambwiraga ngo nakwifata gutya na gutya na gutya ntuzihura uko nibyo wiyumviye. wenda wasanga narabikoreshwaga nuko nyine nashakaga ko nzakwiharira njyenyine. waranyiremeye mugani wawe. ubu ngubu no kukikuramo leta ntekereza ibihe byiza twabanye twaganiriye numva ntabwo mbishaka maze nizeye. amaze kujya mu maraso yawe wagira ngo yarahuje neza. uko bimeze. impamvu byabaye ni uko wangiriye icyizere. icyizere ufite nta nubwo wagishobasha. wangiriye icyizere cyo kintu cyatumye n'aka kanya umva iyo uza kuba uri umukobwa udashobotse tuba twaratandukanye kera, ariko nuko wanyeretse ko uri siriyasi wemera kuba umwana imbere yanjye nicyo kintu cyadufashije twembi. ntabwo wigeze wiyikuza ngo wumve ngo urakuze. wemeye guca bugufi wumva ko uri umwana, wumva ko nyine hari ibyo ugomba kwiga, maze nyine nkagenda ngufasha nyine nk'umwana. ariko ubu dore wavuyeho umukobwa mwiza w'uburanga, uteye neza, nkunda, useka neza, wambara neza. wavuyeho umukobwa mwiza abasore bose bifuza ariko bagasanga naramutwaye. Derike ndagukunda cyane. kandi nitunabana nzakomeza ubumenyi, nzakomeza umuhate bwinshi bwinshi. nshira amaye bwiza nyongeza. urakoze. ndi kumva nashyutswe. uzi ko usigaye utuma nshyukwa nabi. ntabwo ari nabi, ni neza nuko tutari kumwe. Why? tuba turi kumwe wari kuvuga ngo ni neza. turi kumwe kugira ngo nanabikubwira ko nahita mfatiraho. niyo mpamvu nyine uwo nguwo wumva ari bibi ko ntacyo wakora. ashengeze ko niyo mpamvu ntazagutera inda vuba. aba ntazayigucumika vuba ahubwo. iki kibazo warabuze. ikibazo ntabwo uhari. tuzabanze dukore ibyo twifuza, icyo nikigera tuzabikora. mu rukundo bisaba buri kantu kugatwaza gake gake cyane, kandi bamaze kubisobanukirwa cyane. kenshi umaze gusobanukirwa. dore nka mbere
Ndisi ndavuga tugikundana ukuntu hari akabeti gatoya k'imyaka 16. Iyo se nayo nakayujuje nayo ndi kuyuzuza. Yesu we sha warambeshyaga. Nuko ko nyine nk'ubu kumva nujuje 18 ejo bundi. Rero niko genda narigiye. Sheri no rero uranshuka dukundana ufite 15. None se ndaga ngo narakubeshye kugira ngo nyine umuntu. None se ubwo ngubwo urumva iyo tuza guhura tukaryamana sare kuba nkoresheje amakosa. Nari nagukunda. Niba nari ntagukunda. Sawa nyine. Njye narize ko nakunze umukobwa mukuru. Urumva ukuntu mudukoresha amakosa mugatuma badufungira ubusa. None se ubundi amezi atatu yaburagaho. Ubundi se bwo 13 ubona ari nkuru. Ntabwo wari ukuze ko 16 ngera nje n'ahantu nari ndi. Nari ariko 15. N'ubundi nta kibazo nose ko nta makosa twakoze wenda ngo mbe nagusambanya ikiri mutoya. Ubundi byo kutari kunerenda. Aha. Uy, nari nagiye. Bisa nari narayigiyemo. Byari hano nagoye n'abagiye mu mihango. Narayigiyemo. Nubwo waba uri mu mihango nakurya. Wapi ntabwo nabyemera. Bagufata ku ngufu. Komba nibabarira mu nda. Wowe imihango yawe irakurya bikabije. Ubu ndatuje. Urabyiteguye. Nibabarira mu nda mu kiziba cy'inda. Niba numva nta mbaraga mfite. Ese ubone ngo twadukoresha waratuguze. Twadukoresha waratuguze. Natuguze. Nasheri nawe urambeshya. Ndakubeshya? Wayi. Kandi kwa kangahe naravuye mu isoko kondi. Shasheri niyo mpamvu nohereje ariya mafaranga. Niyo mpamvu nohereje ariya mafaranga uzatugura utubike nawe wamenya. Nakubise. Ntubona hasigayeho kamwe cyangwa tubiri uzambwire mwoherereza andi. Abizi ubundi njyewe nuko nyine tuba tutari kumwe ariko mba numva nakwitaho wowe. Shashiri nkumbuye gusohokana nawe. Tujya tujya mu kabuga nari ndyohewe. Ndabona ukuntu turi kugenda dutebatebera dusa twicaranye. Ndavuga ati wow. Kandi mfite ubwoba. Ekasi. Kandi narandeba. Kurebaga nyine. Niba nakureba. Ntabwo nakureba. Nawandeba narebaga ku ruhande ugahita undeba twahuza amaso ukareba hasi. Narebaga nakurebye cyagiye kuri moto ntabwo nakurebye. Nakurebye tuhageze. Uhita ubona iki? Wahise ubona iki? Sinabona mbona nakunze nanjye kankunda. Ko bimeze mbona ari byiza.
turi kwifotoza. Cyagiye twifotora aho wari washyushye umeze neza. Nari nabaye na gasozi. Iki nicyo kigaragaza ko nitubana tukamenyana bizaba biryoshye. Birakunda nari nangiye kuvuga ngo reka twita. Ariko nari ntabwo yarinzi. uzi ko wanyerekaga n'uburyo turi bwifotore ngo duhuze imisaya. nuko nje ibintu byo kwifotoza n'abakobwa bwari ubwa mbere ariko sha numvaga twaryoshye ifoto ariko ubutaha tuzayiryoshya. ariko nako basigaye bitwaye. Narisanzuye rwose nanjye ko nabitekerejeho nataye. Niba yari njyewe bikancanga. Ahantu twari twicaye nahavuye natinyutse neza. Sheri cyangwa se ngiye kureka se nkataha. Ngiye kubaza ngo wakazanga uraryamye. Ngiye gutaha njyeyo ndebe n'umupira turavuga nicyo cya mbere kirangiye. Ubwo turavugana. Ese kurakaye? Nahishe. Utarakara? Ntabwo ndakaye. Ejo ufite ikizamini cya leta urashaka ko uzagitsinda? Ntabwo kiyakuruta. Kiriya cya leta kiranduta shuri. Ikizamini cye. Kuba nzagitsinda. Jeri. Subize ko muri uyu mwaka uzajya kurangira twabanye. Ariko si uko bavuze ngo jya ku ishuri sheri. Ariko bavuze ngo ujya ku ishuri ujya wiga utaha. Nazajya nkurongora mpaka nkuteye inda tukabana. Nanjye ibyo kwa natinze bikabije bashobora kubimbwira ariko nanjye nkababwira ko njyewe nziga nta kandi nziga imyuga. Ariko wize imyuga aho ngaho nabanza nkakureka sha imyuga ndayubaha. Ubundi ukiga imyuga nko mu ishuri bisanzwe ariko nyine mukajya munayiga mugakora niba ari ukudoda mukiga fashoni zo kudoda. Ibyo nabyiga ariko njyewe bambwiye ngo ndiga ibintu bya leta. Ubundi amasomo yo mu ishuri uriga ukamenya ariko ntabwo ari iyo gutunga muri ubu buzima busanzwe. Ndashima nk'abantuza baduhagarikira abarimu ibyo bintu bari kudushishikariza ariko nta mwana uri kumva ari kuvuga ngo bose ni imyuga rega iba myiza. nanabikunze byinshi ariko bagushyize mu myuga aho ngaho nakihangana. fashoni iba nziza. Bagushyize mu myuga sitakwihangana. ari imyuga yakihangana. Se twakwihangana amezi angahe? uzi ko imyuga mu ishuri yiga nk'uko wiga ibisanzwe. imyuga ugura yiga nyine simyatu ugura simyafo wiga imyuga simyafayive wiga imyuga simyafigisi ukora n'icya leta cy'imyuga.
reka uzi gusa ni nko kubyigira hano hanze ubwo se twazabana ryari bazise imyaka 3 wabyemera ntabwo wabyemera ntabwo nabyemera uriko ushaka umugabo kandi uzajya umbona n'ubundi nubwo waba urimo kuyiga uzajya umbona nzaba uri Uganda wapi nzaba ndi mu Rwanda ncuruza nanjye nibana ariko nyine ukazacishamo ukaza ukandeba najya ngawe ubundi cyane yatabaye hasi ntabwo nakwemerera uko nshaka kugusura nanjye reka wazajya uza nkakurya umva cyase ndashaka kuzahinduka indaya yawe umugabo w'indaya nzakubera akaraya umugore niwe w'indaya ni umugabo asaba iki umugabo ni abagore n'abumwami ariko nta mugabo w'indaya abagore n'abumwami nzashaka abagore 17 Sovuze ngo abagore n'abumwami se ndi umwami n'abagore Chérie twahita nyine wazajya kundeba buri ryari ubwo se ngiye nk'ahantu kure kareka ntabwo nanjye rero katuvuga urugero bakujyanye ahantu kure nzi ko aho hantu utabodinga wiga utaha atanza muri iyo karitsiye akaba arimo njya gukodesha akaba arimo nkorera bizinesi zanjye ubwo ngiye nko mu Kabuga nagusanga nako ngiye nka Karama sheri ntuzajye Karama nanjye ntayo nshaka ahantu wajya hose nagusangayo cyangwa se nzi ko bazajya bakurekura bazajya mushyiramo transport ukaza kundeba najya niba nyawe hakoshyiraho kugira ngo aho kugira ngo tuzakore amaherere mu mafaranga y'ababyeyi bakagombye kuba bayakoresha ibindi byaruta tukigenda tukabana tukaba mu buzima bwacu isi kadukubita ariko aho uzi kugira ngo umubyeyi yakwishyurire minerivare ngo ujye kwiga arangiza ukajya mu bintu by'abasore n'iki bikarangira n'amafaranga apfuye ubusa yabigoye tuzakora ibizashoboka sibyo icyo nshaka ubundi njyewe ikintu nshaka nkumbuye iminwa yawe nkumbuye bizu zawe nkumbuye twa tubere twawe nkumbuye mu nda hawe nkumbuye ni byinshi nkumbuye ndagukunda cyane ndagukunda cyane shashirikana bayi n'umupira watangiye nta kibazo ariko nyine ubwo bayi nta hejuru ndagukunda ndakwinjirara n'ubu uri bitotsi turavugana igice cya mbere nkirangira ariko
ariko ndabibona ndetse nzi ko ndiga sawa pe sawa urare neza